mu gice cyatambutse mu nkuru na mbabazi naguha twari twasize Lia ari kumwe na Clenia abangaba bari barimo baganira. Lia yararimo abwira mukuru we ati nakuboneye cya pasi gishyushye ngiye kugutangamo pasi. Clenia yasetse ari kumubwira ati ariko se ubundi we wabaye ari wowe umukunda, urabona ngewe nkeneye pasi? Nakubwiye ko nkeneye pasi. Lia ati yewe reka ngewe ibintu by'inkundo simba mbyitayeho, ati ahubwo ninkura nanjye nzaba nkamwe. Inkuru yacu reka tuyitangirire n'ubundi kuri aba bavandimwe ari buriya ndetse na Clenia bakomeza kuganira. Lia ari gutesha Clenia umutwe kuko atari ko se mukuru wanjye reka mbanze nkubwire wakunze Hamza baranakundana ndabizi ko se buretse gato ubundi uracyamukunda. Clenia atari ko se noneho wabaye iki ko mbona bidasanzwe? Lia ati nyine mbwira Tindere ndashaka kugukubita umusore mwiza, ni mwiza uzukunda wewe. Nanjye njya mureba nkavuga ati ngubu iyo nza kuba narakuze nanjye mba ngiye mu rukundo. Ibaze iyo nza kuba ndi mukuru nari kumwitwarira sha mba ndi mu rukundo nawe. Clenia atari kurakuze imyaka 19 se ni mike. Lia atari ko ntago ndayuzuza neza nabyo byibuke. Clenia ati ni vuba nayo uzayuzuza arya ni 18 ntango ni 17. Ako ubundi ntiwasanga ndi kuguhereza imyaka myinshi ntayo ufite, wabona ndi kuguha amapeti 10 yo. Clenia ati ndabizi ko kiraka bebe mba ndi kuguha imyaka myinshi wenda hari ngo wumvishe ko wakoze ariko ntukikuze. Lia ati cecekazi siwe watanze ruswa ngo uvuke mbere, ubundi nijye wakabaye ungana nawe hanyuma wungana nanjye. Clenia yaraseka avuga ati cyaze muvandi unkorera iminsi pe, umenya hari niyo naba mfite stress nkagera ahangaha mu rugo nkakubona stress yahitishije pe, kubera ko rimwe na rimwe uransetsa untesha umutwe. Nk'ubu naje nzi ko ngiye kuruhuka Kisha barampamagaye. Lia ati buretse gato indi uguhamagaye hatuzi ko numvise uvuga ati Kisha ngo reka ubanze uvugane na karumuna kawe nkagira ngo ahari wenda uri gutebya. Niko se muvandi uriya mukobwa wagutwaye umugabo nako wagutwariye fiance nako wagutwariye sheri umugabo wawe w'ahazaza wamuvugana iki? Abundi agira amahirwe n'umunyamugisha njye ntago muzi ntago turahura, umunsi twahuye njye nawe ntago tuzakirana. Clenia ati muvandi ntuzakora ikosa ntago rwose nabiyiturwa indi, ikindi ntago ikosa rikosorwa irindi, ibyo yakoze nawe arabyicuza. Ese wari ubizi ko kano kanya twite? Lia ati ngwiki ko rero nawe ufite inkuru nyinshi wampishe. None se Kisha aratwite? Hatwite inda yandeze ya Hamza? Hamza yaguciye inyuma niwe wateye inda? Mbwira namwica. Clenia ati rega mba nanga kukuvanga mu bibazo byanjye, mba nanga ko uhangayika, mba nanga yuko wagira umutima uhagaze. Kisha twari turi kuvugana yakoze uko ashoboye aryamana na Hamza. Nyuma yo kuryamana na Hamza yarazi ko wenda ariyo turufu azakoresha yigarurira umutima wa Hamza, ntago yarazi ko aribwo none hamuteye kujya kure ye. Ntago nashidikanya ko Hamza ankunda kandi nubakiye nkunda, ariko muvandi
Kisha kimara kumbwira ko atwite, erega njye hari umunsi nigeze kujya kwa Hamza, nsanga Hamza ari kumuniga neza neza agiye kumwica. Riyati ngo iki? Hari kuniga Kisha? Bapfuye ikize? Reni yaterega uwo munsi nibwo yari amaze kumubwira yuko atwite, amutwitiye. Undi kubyumva no kubyakira biramunanira, hera karamuniga. Kuva uwo munsi rero Hamza yanze Kisha, amwanga n'umutima we wose. Kisha yaje kunyegera ambwira yuko atwite. Ndareba ndavuga nti ntago natandukanya umuryango. Nsaba Hamza kubana na Kisha, yewe Kisha ndanamufasha agera kwa Hamza mu rugo. Ariko ubu tuvugana Hamza yataye Kisha yaragiye. Hamza ubu yibereye muri Poland. Njyewe naramwitwariye n'indege. Nagerageje no kumuhagarika, ariko arambwira ati ntabwo byakunda rwose, ntabwo ashobora kubana n'umuntu adakunda habe n'akana gatoya. Ati nzafasha umwana wanjye, nzamumenyera buri kimwe, namusigiye inzu ntakodesha, ariko ntabwo twabana nk'umugore n'umugabo. Ayo niyo magambo Hamza yambwiye. Ati ngo iki? Ubu tuvugana ntabwo Hamza kiri muri iki gihugu? Kirene yati cyane. Hamagara inamba ze wumva. Riyafata telefone agahamagara, kumva nimero ye ntayiriho. Avuga ati se bishoboka bite? Kirene yahera kakabwira murumuna we, kabwa ati rega Riya, urukundo ni ikintu gikomeye. Nubwo hari abantu barukinisha, hakaba hari abantu barufata uko rutari, ariko ni ikintu gikomeye. Mwana wa mama, nusara ugasara ukunda umuntu, ntuzasara utamba ubuzima bwawe. Kandi ntuzakurikiza amarangamutima yawe ngo wihambire ku muntu utagushaka ndetse utanagukunda, kubera ko aho ngaho uzaba uri muri loss. Uzabaho ubuzima bwawe ubabaye, uzabaho utishimye, uzabaho nta kintu n'iki na kimwe kuri iyi si ubona ngo ukibone nk'aho ari cy'umugisha. Kano kanya Hamza urukundo ararureba akabona ni ikintu kibi. Kisha nawe ubu ngubu nawe arasa n'aho ari kugenda azinukwa, kazinukwa ikintu bita urukundo. Urukundo ni rwiza pe, ariko abantu barugize rubi, abantu batumye urukundo ruba ikindi kintu, barwambitse icyasha n'isura rudakwiriye. Urukundo ni rwiza nshuti yanjye. Mwana wa mama, nugira ihirwe ukabona umuntu ugukunda, akakwita akakwitangira, akaguha buri kimwe, akaguha urukundo atizigamye, uwo muntu numubona ntuzamure kure, uzamukomeze, kubera ko uwo mugisha ndetse n'ayo mahirwe ntagabonwa na buri wese, ntabwo iteka rikahoraho. Nugira amahirwe ukabona uwo ukunda kandi nawe akagukunda by'ukuri, uwo muntu ntuzamutakaze. Njya numva bavuga ngo uwo ukunda akunda abandi, ngo wirukire ugusiga ugasiga ugusanga, kandi ibyo byose bigenda bibaho, turabibona. Ntuzigere ukora ikosa ryo gutakaza wowe wa nyawe kugira ngo wigarurire umutima w'umuntu. Ntuzigere utakaza indangagaciro zawe na kirazira kugira ngo wigarurire umutima w'umuntu, kubera ko ibyo ni ibintu uba ugomba gukora, ariko igihe kikazagera ukabyicuza n'umutima wawe wose, nk'uko kano kanya Kisha ari kwicuza. Hari abantu bazi ko gutwitira umusore utagukunda ariyo turufu yo kumwigarurira, ariko ahubwo nibwo uba uremye intera ndende hagati yawe nawe. Mwana wama, hari ikintu nshaka kukubwira. Hari ingo zubatse hano hanze, zubatse muri ubwo buryo. Sanga umugore arabana n'umugabo kubera ko yamuteye inda, ariko atarigeze akunda uwo mugabo. Nangwa se ugasanga umugabo abana n'umugore we, amukunda kubera abana babyaranye, nangwa se bagiye kuzabyarana,
ariko nta rundi rukundo amufitiye, biturutse kuko wowe wenda yaramuteye iyo nda atabiteguye atabishaka. Nugira n'umwaku ugatwita inda, iyo umuntu udakunda nangwa se ubizi ko atagukunda, ntuzakore ikosa ryo kujya kubana nawe, ntuzahatirize, uzite kuri urwo rubyaro rwawe. Ahari igihe nikigera wenda wazagukunde agutware yabitekereje, atari uko agutwaye ngo nuko yaguteye inda. Ibi byose nabyize nabimenye umunsi mbona Kisha asanga Hamza. Muvande ubwo uzi umunsi mperekeza Kisha, Hamza yari yanze kudukingurira, ariko kuko yarazi ko mpari yarafunguye. Byose yabikoze kubera njye, yanabibwiye Kisha, aramubwira ati uje hano, uri hano, ariko jya umenya ko byose ubikesha uyu ukuzanye, ubikesha uyu mukobwa nkunda kandi nubaha. Ariko niba uzi ko uzasimbura uyu mukobwa mu mutima wanjye, cyo ni ikintu wibeshya. Nabonye atangiye kurengera, mpera ko ndasohoka, nabonaga atangiye kubwira Kisha amagambo akomeye kandi aremereye. Gahinda karanyica, ndasohoka nanga kubyumva, kubera ko natekerezaga ko Kisha ashobora gutekereza ko kaba ari agatego kugira ngo ahari bamusesereze. Byose ndi gukorera Kisha no kugira ngo mwereke ko nta mutima mubi mufitiye, yewe ntigeze nanamurakarira, nta n'urwango nzigera mugirira pe. Njye ndi kumufasha nuko nafasha n'undi wese. Iyo atari ko muvande, ibintu byose ndabyumva, ndabizi uba wababaye, ariko ukigira nkaho ntacyo bikubwiye. Kandi yarambwira ati Riya, yego ndababaye pe, mfite n'igikomere, mba numva nakiherera nkanarira. Hari n'igihe mba numva najya ahantu wenda nkavuza induru, nkasakuza cyane, nkarira ndi kuvuza induru, ahari nkumva ko aribwo umutima wanjye waruhuka, ariko aho hantu sinahabona. Hari n'igihe njya nicara nkumva natorongera nkagenda, nkajya ahantu mutanzi n'abantu batanzi mutazigera mwongera kumbona, ariko nakibuka ko kugusiga ari nko kwisiga, kukubura ari nko kwibura, ntagufite ntacyo naba mfite. Ibintu byose mfite mu mutwe, bindi mu mutwe ndi gutekereza, ngahera ko nkabihagarika, mera ko mbivamo, kubera ko mba numva naba ngusize habi. Tumeze nk'impanga, wagira ngo twavuye mu nda imwe, nta wabasha gusiga undi. Jya umenya ko imyanzuro yose ntafata ari ukubera wowe muvandi. Kandi ya mu kiniga cyinshi, Riya ahita amubwira ati muvandi, babarira nurire, ndakwinginze nurire, kuko nuramuka urize uratuma nanjye ndira. Ndakumva, ndabyumva ufite agahinda, ugize kuba wifitiye ibikomere by'ahahise hawe, ugeretseho iby'urukundo. Rero byose ndabyumva, ariko muvande, basi jya wumva ko iteka mba mpari ku bwawe, jya wumva ko iteka mba ndi ku ruhande rwawe. Bakiri aho ngaho, Kari ahita yinjira, mu kwinjira bahita bijijisha kugira ngo atamenya ko Kreni yasa n'ufite ikibazo kandi ababaye. Arabaramutsa, yarangiza akicara iruhande rwabo, ariko ubona asa n'unaniwe. Riya ahera ko akamubaza ati ariko se Kari, muri iyi minsi we narawura muri biki, muri mu biki, musigaye mugenda mu gitondo mukaza nimugoroba, rimwe na rimwe nimunarare hano. Kreni ati ngwike, asigaye barara heza, nasi iyi nzu yiraramo wenyine? Riya ati rimwe na rimwe nyiraramo n'umukozi, ariko iyo mbonye bagiye
atari bugaruke nimpera ko nanjye nkigira ko bagwiza subize ko bari hafi. Karoti wowe n'abasaza bawe se ati niyo tutagiye urabyitwaza ukajyayo, ahubwo rimwe tuzashiduka ariho usigaye wibera. Atuzi ko inshuro utaha hano waje kuryama umuntu yazibara. Riyeterega mwe muba muri kumbowa, ngera ahangaha ngasanga ngo muri kureba ngo televiziyo, wamenya ngo muri kureba ibiki, nkabona hano hari irungu nkahera ko nigendera. Ariko iyo ndi kumwe na Gwiza na Muneza na Mugisha tuba twibereye muri vibe sha, banyitaho cyane, asanga nyine nibereye mu buzima bwiza. Twatembeye bakangurira utuntu twinshi tugifite twa hato na hato. Uzi ngo buriya iyo ndi kumwe nabo mba ndi safe, mba mfite umutekano usesuye, nta n'umuntu wankoraho. Ibaze ko iyo hagize n'umuntu mvugisha bose bahindukirira rimwe. Ntabwo reka mbatere story. Hari umunsi twari tuvuye ku isoko, tuvuye kwishakira y'imbuto. Nande urabizi ko abasore bo muri town bamwe na bamwe ikinyabupfuro wagira ngo barakigurishije. Umuntu umwe yarari mu modoka, twaye imodoka nziza, hanje arahagarara aransifura. Baranje barambwira turahindukira gato, abo ufite ibibazo aragusifura surimwe muga karizo basifura, avuza amahoni. Arangije yakserera imodoka aragenda dutanga imbere, arahagarara. Tumugezeho ahera karamumagara ati sister ati mva tuvugane. Gwiza baramubwira ati muravugana iki? Uramubaza icyo uramuzi? Ahera kabanyibwirishije kandi kazi ndavuga ati none se nturi runaka? Mera ko ndavuga to ya wibeshye. Ati none se ntago nkuza hanaha? Mugisha ahita amwegera ambwira ati ariko ze ubundi abasore bo muri iyi minsi mwabaye muti? Ati ubwo rero uri kwijijisha, uri mubeshya ngo hari ahantu muziranye, urimo wifashisha utundi tuzina. Nison mera ko negera imbere ndavuga ati rata umuntu uri gushaka ntago ari we ndiwe. Ashaka kwizanisha ati none se mwakinjiye mu modoka nkabagezaho mugiye. Ibintu bari bamukoreye ntago mubizi. Uzi iyo turi kugendera mu muhanda sinshobora no kuraka uruhande, ibaze ko n'uyo nahura hari n'umuntu nzi ntago namuramutsa kubera ko barambwiye ati bazancunga bazandinda, nta muntu uzamenyera nta n'uzamveyo. None wanjye mvuga ati se ko mumvuhira ni mwebwe muzambera abagabo? Bagaseka to ya we tuzagushingira umuntu ukomeye pana abangaba birwa bigendesha mu muhanda bagusifura, dukeneye umuntu uri serious. Karate rega basaza banyu barabakunda ndetse baba bahangayikiye, niyo mpamvu iyo muri yo nta mpungenge mba mfite. Kabone niyo wagenda ukamara y'umwaka naba mbizi kuri safe. Niyo mpamvu ntajya ngira ikibazo rwose niyo utatashye hano, mba mbizi ko ariho watashye. Kabone niyo utaduhamagara bo ubwabo baba bamaze kutubwira ko ariho uri. Ati baze ko hari n'igihe ujyayo ntunavuge ko wariho watashye. Ariko Gwiza agahera kakamamagara kambwira ati mama mushiki wacu rero ari hano, imuze guhangayika mumushaka, tuba tubizi ko ariho buri. Kirene yatariko mube muretse kunjijisha, mama mumaze iminsi mu biki? Ayo majoro muri kugenda musigaye mukora amanywa nijoro? Niki kijya mbere muri uru rugo? Nanjye nahageze ndatungurwa. Ahubwo se kuri wenyine papa ari? Mama tata wamusize. Karate ari kwa muganga. Bose bahita bikanga. Kwa muganga ararwaye se? Yabaye iki? Arwariye hehe? Mu bihe bitaro? Karate rise mwipanika. Murumva yarwara nkabahisha?
ntago ari urwaye, ariko umuntu urwaye nawe ni ingenzi kuri twe. Bahita biruhutsa atawe none uwo ninde urwaye, ariko se ibintu ntibijya bitera kabiri. Ejo bundi nibwo uwo bita harya ngo ninde, wa mushuti wawe, wa wundi wiyita mama ngo ni Deborada, nibwo avuye kwa muganga, none hagiyeyo n'undi. Uwo ninde se kandi? Karati Krenia, Travis ni urwaye papa wawe. Krenia ati ngwije arwaye ibiki se kandi? Yabaye iki? Byagenze bite? Ni ikihe kibazo afite? Arwaye iyihe ndwara se? Ubundi se biba bigoye burya n'ubona umugabo wagiye kwa muganga kugera naho bamuha ibitaro biba byakomeye. Nise mama, uwo Travis yabaye iki? Karati mwana wa nyumva neza, Travis aragukeneye, ari kwa muganga kubera wowe. Krenia ati ngwiki how ntago mbyumva neza. None se njyewe urwaye njyewe se ndi indwara? Karati ntabwo uri indwara pe, ariko stress afite no kuba ameze kuriya byose ni ukubera wowe. Papa we yakubuze ukiri uruhinja ku mezi yawe 6, ntako atagize ngo agushake. Ibyo yari afite byose yabikoresheje gushaka, ariko mama wawe aramuguhisha. Aha kumenyeye rero kwakira yuko utamukunda umwanga, no kwakira yuko uhari atabasha kukubona, byibura no kuba byonyine utandatinyuka no kumwita papa nangwa se ngo uburi iruhande rwe, byose byamurwaje umutwe. Ibaze ko kubera gutekereza cyane bavuze ko ashobora kurwara stroke. Ashobora kuba yarwara stroke kandi iriya ndwara ni mbi cyane. Iriya ni indwara umuntu arwara agahera kakahasiga ubuzima. Ati mama geza aho ngaho kandi widutera ubwoba. None se uri kuvuga ati turebye nabi yanapfa? Karati bana banjye ntago nshaka kubakura umutima, ariko ubuzima bwa Travis buri habi cyane. Krenia yahera kagahaguruka agahita azamuka mu cyumba, aragenda akazenguruka, umutima ukamurya, tangira gutekereza ibintu byinshi, akibuka uburyo papa we yarari marira amubwira ko ari papa we, amubwira ko nta ruhare yabigizemo, amwibutsa yuko amukunda, byose ari amakosa ya mama we. Akumva neza ntago ari kubyumva, nta nubwo ari kubyiyumvisha. Mu mutima we hazamo ikintu kigatangira gukubita, ubwoba bukamwica, gatangira gutekereza, kavuga ati se man ndakora iki? Ese koko niba amakosa ari aya mama, kuki numva ntari kubasha kubabarira papa? Kuki numva ntari kubasha kumwumva? None ubuzima bwe buri habi. Krenia yahera kagasohoka, yewe nta n'inkweto aba yambaye ibirenge, agahita agenda akinjira mu modoka ye, agafungura igipangu kubera ko abona gate ifunze. Arabanza agasohoka, nubwo yibwira umuzamu ati mfungurira, ahera kakifungurira igipangu, agasohoka. Yamara gusohoka akaserera imodoka, gahera kakagenda. Riya ahita abwira mama we, kamubwira ati Kare urabona ibintu ukoze? Ibaze nk'ubu ngubu Krenia yongeye akabura, urabona atagiye? Ni akazi kawe ndabandaba ibyo ubwira Raoul. Uramubwira ko yabaye iki? Amubwira ko yagiye. Urabona udatumye yongera guta umutwe? Kari mu bwoba bwinshi, ahera ko nawe agasohoka, ibyo yari afite byose akabisiga mu sitting room, akinjira mu modoka,
akurikira Krenia ariko mu kumukurikira ntago amubona, aramukurikira agashaka ahantu anyuze akahabura. Kari areba iruhande rwe ngo arebe ko abona telefone ahamagare Krenia ariko agasanga telefone yazibagiwe. Ahera akagaruka mu rugo agasanga Lia nawe arasa n'uwataye umutwe. Bahera ko bagafata telefone bagatangira guhamagara Krenia ariko mu guhamagara telefone biri gusonera mu cyumba nawe aba yayisize ntago aba yayitwaye. Tuve aho ngaho twigarukire kuri Jesse ndetse na Isimbi. Baba bari kuganira bareba mu mafoto. Jesse ariko ari kureba impeta yambaye. Ubona bameze neza. Simba bari kubwira Jesse kabwa ati noneho bigezeho. Ntewe ishema nawe. Ndumva nkwishimiye. Jesse terega nanjye ndumva nishimye. Kandi nukuri warakoze. Mwankoreye surprise nziza. Uburyo ntatekerezaga. Sharawuru yarantunguye pe. Nukuri ntakubeshye. Rogani yarantunguye ku rwego ntabasha gusobanura. Nago nari nzi ko Rogani kano kanya yatekereza kunyambika engagement ring. Now I'm engaged. Jesse ati nanjye niyo mpamvu ndi kukubwira. Isimba ati nanjye niyo mpamvu ndi kukubwira ngo I'm so proud of you. Jesse ati wow. Jesse bafite ibyishimo bidasanzwe. Bashyiri muri ibyo ngibyo bajya kumva bakumva umuntu arinjiye. Jesse akimubona ahera akikanga kavuga ati nanone wowe kadugarutse gukora iki wanjye. Undi ati barakubeshye. Ntago njyewe napfa kuva kwizima gutyo gusa. Ntago natuma ibyo bintu biba. Bijyabaho guteze. Natuma biba byagenze guteze. Icyo nshaka ndakizi. Kandi nawe icyo nshaka urakizi. Urabizi ko ntwitiye. Kandi ibyo nyine no kuba utwita umwana wanjye ni ikimenyetso cyiza kigaragaza ko mfite uburenganzira bwo kuba ndi hano. Jesse ahera akamubwira ati James mbabarira pe mvira mu buzima. Umwana nwite so wawe. Inda nwite ni ya Rogani. Sohoka ngaha pe. Undi ati njyewe James mva hanga nkagenda. Ntago nshobora. Sinshobora. I can't. Ahubwo mbwira. Kuva ryari umwana wanjye usigaye waramushakiye undi se? Njyewe unsimbuza nkande narapfuye. Ndacyariho ndahumeka. Jesse ukina na byinshi. Wakinnye na byinshi. Ariko uri gukina n'umuntu utajya ukinishwa. Njyewe James nakugezayo. Nta n'ikintu ntakora kubw'umwana wanjye. Ayo ni amaraso yanjye. N'ahantu rero n'ahantu hamwe ushaka kumutwara. Jesse atari ko se ubundi winjiye ute? Undi ati ninjiye bisanzwe. Sinaje ninjire wanjye. Wibagiwe yuko ngira ki? Wibagiwe ko ngira ki za gate nkagira n'iziyi nzu? Urabyiyibagije?
Jesse ibyo ngibyo ntacyo bivuze, nta nicyo bisobanuye. Kwanza mpereza hano n'imfunguzo z'inzu yanjye, ntuzangarukira ahangaha, mbabarira rwose utazanansenyera. Ati rero ndagirana no gutangarize. Ahera akamwirika ikiganza, akamubwira ati reba hano, I'm engaged. Nyibagirwa rero nukongera no kuza hano kunesha umutwe. James mu mujinya mwinshi n'uburakari, kubera ko Jesse aba yamwegereye cyane. James aba musumba, undi yararamye amureba, ari nako ari kumwereka ikiganza. James mu mujinya mwinshi n'uburakari ahera akamusunika. Mu kumusunika Jesse asubira inyuma nabi, umutwe akawukubita ku kantu televiziyo ibiteretseho, ugahita umeneka, agahita atangira kuva amaraso menshi. James areba ibyo akoze, ubwoba bukamwica. Isimbi nawe ahita atangira gupapa, agatangira kuvuza induru. Ahera akatabaza, kavuga ati ni mu ntabare. Muri ako kanya Logan nawe ahita yinjira, abajaje kureba uburyo Jesse ameze, agasanga mu nzu huzuye umuvu w'amaraso. Inkuru yacu reka tuyisubikira ahangaha. Ese Jesse araza kubaho nangwa arahasiga ubuzima? Inkuru yitwa Mbabazi Naguha, njyewe nitwa Atete, ninjye uyandika kandi ni nanjye wibagezaho.